ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Babandi bategereza yuko uri bupfu kindutse bakibitegereje abona ntacyo baye. Ndagira ngo mpanure ijambo rivuga ngo kubahanuzi ye kwinjira icisha abandi we nikizakwica bitewe ko Imana yavuganye nawe. Niyo mpamvu ugiye kuguha password ugiye gutangirana ku kwezi. Ndagira ngo mpanure rero, uri tayari? Uri tayari? Uri tayari? Sawa, reka manuke. Ntabwo ndagukoraho ariko ndaguhagurutse mubwire ibyo Umwuka yambwiye. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana wakubatuye, shima Imana uwe udahemuka. Shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana wakubatuye, shima Imana uwe udahemuka. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Yesu ashimwe. Aguruka pastor Kama. Nagize iyerekwa. Cyambere nagize iyerekwa. Mwuka wera w'Imana arambwira ngo cyambere Imana ikoze ikurindiye umugore n'abana. Satani yari yateguye. Imana irakirahagaritse. Iragihagaritse. Cyakabiri Mwuka yambwira ngo bwire ngo ntugire ikibazo cy'urusengero. Nyirarwa rubereye maso. Cya gatatu amafaranga agura ubu butaka buri imbere nta nubwo uramenya n'aho aturutse. Uhoraho yavuganye nanjye. Nabonye amafuso amena amatafari. Nabonye beni ibi beni bimena amatafari hano ahiye. Mura rero ikintu Imana yashimishije ni iki? Imana yambwiye ngo ikintu utatekereza ugiye kujya uvuga ijambo none wowe ugire ngo si ubuhanuzi ejo risohore. Nabonye Imana igushuka murahamba buta, mbona ibintu urakora, mbona imbaraga z'umuco, mbona amavuta adasanzwe, mbona indwara ziri gukira, mbona ibirema biri kugenda, mbona ibintu biri guhinduka. Rakota y'amakose. Nukarange mubwire ubushobozi n'ubutwari bwa authority Imana bigusizeho. Nukarange ngo ngwibutse ko Imana yakoranye nawe atavuze indimi. Imana yakoranye nawe atazizuya. Yakoranye nawe ikoresheje ururimi gusa. Ururimi rwawe Imana ruhaye imbaraga z'umuriro. Gusa Imana mbwishinaga ngo kikubwiye ntuzarwane n'ijwi. Reka ubwira ngo bwira umuntu ngo ndumva Imana imbwira mu mutima kino kintu. Ndakwinginze Mwuka yanyihanangirije ngo mubwire ngo icyo uzajya wumva mu mutima kibwira umuntu inyuma yacyo hari umugabo uri kugisohora. Ikindi kintu cyanejeje nabonye imeri 3. Izi imeri zavuye ku bantu batandukanye ariko zaje ari amakuru atuma wongera gufatwa amaboko. Mwuka wera yambwe ngo mubwire ngo nze gubwire ngo uko ubona modoka iparitse hariya imodoka yawe sadutera iparitse hariya. Data haleluya. Uko ubona modoka iparitse hariya niko nabonye amateraniro aba imodoka iparitse hanze. Mukaranga ngo uze ngubwire ngo byo ni Imana ibikoze ukoresheje abantu kugira ngo izamure izina ryayo ubuzima bwawe. Cyanyuma
dusutse ububyutsi muri itorero. Amakorera abaye menshi, abakristo babaye benshi, abaririmbyi babaye benshi, abavuga ubutumwa babaye benshi, kubera niyo mpamvu Imana yavuze ngo yaguye urusengero. Pala kosele monde volesta tepona kopi nema zepale ago kuri wowe nabonye amavuta yo gukorera Imana ariko ari kurundi rwego. Lekota la mandele kosikota twirandira ngo ninze kubwire ngo Imana iguhaye imbaraga zo kuvuga ukuri cyane ko muri wowe ukunda ukuri. Pila kotiko sideba datarambira ngo umuka w'ubukene Imana ugukuyeho. Lekota la mandele go nabonye ikinyabiziga ariko umukarambira ngo kizabutari icy'abana kizaba ari icyawe. Iki nagiye kubona mbona ahantu akantu kameze nk'akabotiki ariko mbona gahita kiduka. Numva umukarambira ngo Imana iguhaye business uzavuga Imana ufite n'umutayi wawe. Kana kose debo abantu bazakodesha muri Rwanda we nturi. Imana iguhaye inzu, Imana ishimwe kandi inzu Imana iguhaye ntabwo ari inzu 2 na salo, ni inzu nini. Amendeko nabonye ishyaka ry'umurimo w'Imana muri wowe. Numva umukarambira ngo icyo nacyo yagurukije Imana. Uyu mwaka Imana iguciye yawe kwa Imana amazina Imana asharuke. Haleluya, haleluya. Haguruka bishop wanjye ndakwemera ako nagira ngo ntangaze buno buhanuzi. Cyambere nabonye nagiye kubona mbona urugo rwawe ntabwo nzi amabati agusakaye nta nubwo nzi nuko hameze ariko nabonye umucyo mwinshi. Ngiye kubona mbona ni urugo rufite amatara azengurutse. Mbaza Imana ngo ni iki? Mukarambira ngo karito yituyemo Imana iguhaye n'ijambo. Amen. Kabiri amarembo y'iwawe nabonye yaguye kuko nabonaga uza winjira n'imodoka yawe mbona akantu kana gakorosi ugakuyeho. Numva umukarambira ngo itegure kuko inzitizi zari ziri imbere yawe Imana zikuyeho. Hari ibintu by'imikorere ngira ngo ubwire kutari cya gatatu uzagira abakozi bari hasi atari hasi ya 12 uzajya uhemba ku kwezi amafaranga yawe ko nabona utuntu twa business bitandukanye. Numva umukarambye ngo ubwire ngo Imana iguteye inkunga. Ikindi kintu cyanejeje hari ukuntu watekereje aho gushira urusengero ariko uribaza ngo mbese mukayambwira ngo ntugire ikibazo data ari kumwe nawe kandi azagendana nawe. Imana izagushigikira mu buryo butunguranye. Ikindi mukayambwira kuva ku mwana wa mbere kugeza ku mwana wa nyuma Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka ari kumwe nawe. Ikindi ijwi ryambwiye ngo konti yawe Imana yihaye muvumo ubikuza uko nabonaga bati guhamagara ese kudushaka kuguha amafaranga ko dushaka kugira ngo bonyine baguhamagara. Numva umukambwira ngo Imana iguhaye itiniro gifite igikundiro mu izina rya Yesu. Kwa Imana amashyira nacyo bitwa. Haleluya, haleluya. Mukabare yambwiye ngo Imana izaguha umugisha kubera ko ari izina Imana ishaka kwandikaho. Amarira warize n'agahinda wahuye nako uyu mwaka Imana igakuye. Iki imbaraga z'umwanzi zari zarinjiye ku buzima bwawe zose Imana izikuye. Rero data yambwiye ikintu cya mbere ugende ugire ikintu bita guca bugufi. Icya kabiri abantu nibavuga yumvire akakota na byumvise kubavasa. Icya gatatu nabona Imana ifunga ibiganza byawe muri ikintu cyose ukoze kiremeye. Ikintu ukoze kiremeye numva umukambira ngo Imana igushyizemo ishaka ry'umurimo wawe. Iki uburwayi Satani yaguteje Imana iragukijije. Pala seremo molesa pina
aussi de bon. Haguruka. Imvugo yiwe n'ihame tegereza umusisa ubwari data wabivuze bizoshika. Ndeba izina ryawe ryari ricuritse, ntabwo izina ryawe ricuritse kandi hasi izina ryawe hari agacupa ka Veseline. Ndabaza ngo ni iki? Mukarambwira ngo naho ngaho bari barakurubwiye. Ngiye kubona ngo ni ikiganza cy'Imana kigukuye. N'ubu mukarambwira ngo uyu mwaka ntabwo bari kuzawurenza, ariko Imana iguhaye ubuzima. Ikindi kintu cyanejeje, nabonye ugize ikintu bita ishaka mu murimo w'Imana. Numva ijwi rirambwiye ngo iyakurokoye yongeye gukurokora, iyakurokoye yongeye gukurokora. None hari amateka y'abantu bazi, ariko nabonye mu mateka yawe Imana yongeye kuyahindura iguha andi mateka. Aho wambariye ibishwambaga Imana iguhereye icyubahiro. Hari ikintu bita vuvuze, hari abantu bongorerana, ariko nawe bari kongorerana. Ndatambwiye ngo nibakore vuba kuko Imana ikoze icyo igomba gukora ku buzima bwawe. Dore rero amakuru nyayo naya agezweho guhaha. Cyambere Imana ukije umufumo. La peine kosi demain de volesa. Imana ukije umufumo. Icyakabiri, imbaraga za nijoro warwanaga nazo Imana zikuyeho. Ziriya mbaraga z'abantu rekopa siko retoka ekwisuraye 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 ekura 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 ekwisuraye ekwisuraye rekura 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 ekura ekura nizina Yesu nizina Yesu. Ndagukura isura mbi, ndagukura isura mbi, ndagukura isura mbi mu izina rya Yesu. Abadayimoni bagutera bazaga kukumva. Imbaraga zazaga nijoro tatazikuyeho. Witwa Uwimana Jeannette, ngutandukanyije n'imbaraga za tona nyoko, n'imbaraga z'abarozi, n'imbaraga z'umurayi, n'imbaraga z'abapolisi, n'imbaraga z'abapfumu. Uwimana Jeannette, ndaguhuza n'umucyo w'Imana. Guhera itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere, Uwimana Jeannette ubaye musha, ubaye muzima mu izina rya Yesu. Ubwo umwanya n'amateka y'ubwinjiremo yawe ariko ndaza kuganiriza impamvu z'umutekano wawe. Yesu tumuhe icyubahiro, tumuhe icyubahiro Yesu, tumuhe icyubahiro Yesu. Haleluya, haleluya. Haguruka. Njye nari mpagaze hariya yosengere da umva umwuka nkuru, numva icyambere umwuka mbwiye ramwe ndimba n'agahinda yari byuzuye muri wowe. Igikomero wari ufite Imana yakiguha. Cya kabiri, wibazaga ngo mbese njyewe bizagenda bite? Ese uru rugendo nzarugenda? Ndatarambwiye muzarugenda kuko azaba ari kumwe nawe. Ikindi kintu cyanejeje, Imana iguhaye umwuka w'ubuhanuzi, iguhaye imbaraga z'ubuhanuzi. Mbonye Imana iguha amavuta urasenga, mbonye Imana ikinguye ikirere, mbonye Imana iguhaye imbaraga. Numva umwuka w'Imana ngo igihe nk'iki muri uyu mwaka ugiye kuba umuntu udasanzwe, kuko nabonaga umucyo w'Imana ukurasa. Ikindi, ibijyanye n'urugo rwawe, ibijyanye n'urugo, mukayambwiye ngo ntiwibaze. Imana yubatse kandi Imana yubatse kandi yakomeje. Impamvu z'umutekano, Imana yubatse. Wabyumvise? Hari ibyo yakuyeho n'ibyo yegeje n'ibyo yubatse, kugira ngo umuhamagara Imana iguhaye ukomeze neza. Hari aho bari kuzahura n'ibisitazi by'abagabo, ibisitazi bituma utagera ku iterambere, ariko Imana yakuyeho kugira ngo igushyigikire. Nabonye hari uko ibugenjeje, mbona uhagaze ahantu, mbona amateka arahindutse, mbona abantu baragushungereye, mbona bose baribajije, mbona bose baribajije. Mukarambwira ngo ntibizagutungura kuko Imana izabikora ngo yubahishe izina ryayo. Amen. Imana ishimwe. Ijwi ryambwiye
iyo tugeze kwa muganga hariya turi kumanuka hari ikintu bahubatse nimukizi kiri umuntu ufite videnti nagiye kubona mbona Imana izamuye isura yawe banzira y'inyereka ndabaza ngo Mana bite numva umwuka arambwira ngo Satani yashatse kukwica Imana irakuzura. Arongera ashaka kukwica Imana irakuzura. Arongera ashaka kukwica Imana irakuzura. Mbaza Imana ngo kuki wamuzuye. Imana irambwira ngo hari abantu bazakizwa kubera wowe, kubera ko ugiye Imana igiye gukorera muri wowe abantu bumva imbaraga z'Imana bafite nawe se twagiye natwe ngira mugeze ngo uyu murimo w'urushoro rw'Imana ni urushobozi. Jewe ntabwo abantu banzi hano ni bake ntabwo muzi, ariko nabonye Imana buriya impamvu Imana itazuye Lazaro ku munsi wa mbere ndagira ngo izabone abafana, ku munsi wa kabiri igira ngo izabone abafana, ku munsi wa gatatu abandi noneho bazi ko umuntu amisi atatu araturika, reka nze ku munsi wa kane mbona abafana, ku munsi wa kane Yesu aje mwamuzuye benshi avuga ati noneho tumenye ko n'umuntu iminsi inapfuye uyu nayo Imana yanze kwapfa kugira ngo Imana izamukoresha ibitangaza, hari kwikizwe umudugudu ukizwe, abagabo bakizwe, abagore bakizwe, kuko ari imbaraga z'imiti yo mu bapfumu Imana yakuye ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu yisiga amavuta avanze n'umuti igihe kikagera kabiri, hari igihe umuntu abaho ari ukundi kuntu igihe kikagera kabiri. Reka ngo bwire cya mbere Imana igukoreye yakwejeje, ukuyeho imyanda yose, ntiyitaye ku byabaye, ntiyitaye ku byabaye, ahubwo yitaye ku byo igiye kugukoresha. Imana yakwejeje, yakubabariye, ugeze ko mu bantu bapfa murimo wowe wejejwe ugiye guhagarara mu mwanya Imana ishaka. Cya kabiri kubera umutima w'imbabazi ugira, kubera umutima w'imbabazi ugira, numvise umwuka ambwira ngo data nawazanye igihembo kugira ngo umenye ko ari ihembe. Hari ukuntu abona kuzakubwira ngo bino bintu ubwo se urabona, ubwo se uzabaho gute, ubwo se data yambwiye ngo wabaye bizinesi yo gukora, uzacuruza wunguke, uzakora bikunde, kuko Imana itanze umugisha ku buzima bwawe. Amen. Urukundo abantu bazi izina rye. None data yambwiye ngo urukundo ukuntu bagiye kurima avasi, wowe icyo ngubwiye ni kimwe, wigana abavuga komeza urugendo. Ngiye mbonye Imana ihindura ubuzima bwawe. Umuntu witwa Rahabu yari indaya ngo abika abatasi, Rahabu yari indaya. Rero mureke uyu muntu akorera Imana, ni Imana imuhamagaye, ni Imana imuhamagaye. Urupfu rwa mbere Imana yarukuye, ikuraho urwa kabiri, ikuraho urwa gatatu. Kandi reka ngubwire, kuva ku ruzara rwawe kugeza ku musatsi muzima, nta sida ufite, nta ndwara ufite, n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Imana yamamagaye irangiye ubwire ngo historia ya maisha yako imeigeuza. Imana yiduye ubuzima bwawe. Sole ota lepuko tita ya menivo. Imvugo y'abantu itaye agaciro hakoze imvugo y'Imana. Daje se uzatangiza amafaranga make, ariko mbonye Imana yatumbatije. Uzamenye ihame ryo gutanga icyacumi, umenye ihame ryo kubaha umurimo w'Imana, umenye ihame ryo kuza mu nzu y'Imana. Imana igusutseho umugisha, Imana igusutseho umugisha. Ikindi cyo utanejeje, nabonye Imana iguha inzu yawe wowe. Ntabwo ngusaba wawe oya, ni wowe Imana ihaye umugisha, kuko inyuma yawe hari abana. Niyo mpamvu Imana ikurize kuzerera.
rero yambwiye ngo ubwire ngo tinyuka kugira inyungu ahataringaniye igize gute iraharinganije wowe ubuzima bwawe irabuhinduye tukivuga gutya mu nda yawe ameze nk'aho umwana matirisi yemeze nk'imana kuko Yesu arimo gukora ibintu n'ibitangaza. Rero reka ngubwire ijwi ry'Imana ryangezeho ibara baruzi indi bara wakomeye Imana amashyi niba nta haleluya 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 tuvuge amen tuvuge amen amen duhanure dukomeze icyo batwaye komeze nanjye ndahari Bwana sifiwe urahanuka banze murebe ngaho haguruka Imana ikurinze kwikorera agatebo kurinze kwikora agatebo murakazi kandi k'inyanya kari kuzazana ibibazo ku mutwe ariko munyamarika y'Imana akagukuraho mbaza Imana ngo ni iki Imana irambwira ngo ntuzongera kwikorera ukundi Imana iguhaye imirimo y'amaboko data ikintu yambwiye gusa uzakomeza ukunde mu nzu y'Imana naho ubundi Imana iguhaye urushoro Imana iguhaye urushoro Bwana sifiwe Bwana sifiwe kindi cyanejeje ni iki uraya n'umuka ukuri Imana ukuri uzagungo ntajwe uzagenda uhagarare uririmbe ijwi Imana izariza ubundi Imana ibintu Imana itanga wowe genda uhagarare Imana iguha ibikoresho sibyo ra usuza buri mu bibazo iki ntabwo wowe umuntu ari mu rugo ariko rukavuga kwitirirwa urugo wowe Imana ikunze kwitirirwa urugo kwikozayo uyu mudamu Imana ikunze kwitirirwa ahubwo imuhaye uwo mwuka w'uruzerero Imana ugukuyeho do bikorewe hano mu nzu y'Imana aha niho bikorewe akaryango k'uruzerero niko bari bazi none Imana iragafunze iguha akaryango kugira urugo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu iyicari abazi bwabonetse Imana icyubahiro haleluya Imana icyubahiro Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen wemenya amahame Yesu agenda n'amahame Yesu ahagaze ku mahame kandi amahame Yesu ahagazeho wowe yahagarare Imana ikora ibitangaza haguruka Mana amarira yawe y'umubiri n'ejo bararize amarira umaze iminsi muri wo wumva ntabyishimiye ariko umuka yambwiye ngo Imana iguhaye byinshi mu by'ukuri nimba Imana iguhaye byishimo nawe uraza kuruvuga ati ubundi yari guhera ari igihe uravuga ngo iguhaye byishimo ubundi yari ariko y'ubwayo itayihereza by'umuka yambwiye ngo ubwire ngo intambara uri gucamo n'ibibazo uri gucamo byose bigusoza iri muzima icya kabiri abantu bakuvuyeho bakagusiga hariya Mose bamujugunye mu kato nyina wamubyaye amubohera kato amusiga mu rufunzo arigendera nawe akato bari bagusizemo ese akagukuyemo rero muka yambwiye ngo niwongere kwibaza ngo inzira zanjye zarafunze umugabo witwa Yesu arazifunguye amafaranga Yesu arayaguhaye biriya bintu wasabye Yesu arabiguhaye kandi umuka arambwiye ngo atavuyeho na kimwe Imana irabikoze mwababyeyi uyu mudamu Imana azaza gushima hano azaba yambaye igitenge n'ibibaya n'inkweto n'isakoshi afite n'ukundi kuntu bimeze Uwiteka aravuze ngo yongeye kukenyuza abana yagukenyeje ikibazo Satani yari yaguteje Imana ikikuyeho nongere kwibaza ngo amakosa wenda ni njyewe umunyamakosa oya ni ishuri wari urimo gusa ishuri rigize gute rirarangiye kuko ibiri Imana yagusabaga mbona Imana ibikujurije Imana ikugirire neza Yesu ashimwe cyane komera Imana amashyi niba ntashara haleluya haguruka papa rero ufite umwuka umeze
nabona umeze nkaho wigisha baza Imana ngo niki mukarambira ngo Imana ivuye amasaziro meza. Iki nagiye kubona ngo namarayika w'Imana Bibiliya ni ayiguhaye ndabaza ngo niki mukarambira ngo muri wowe iki ukunda ukuri. Imana yambwiye ngo ntuzeme ikinyoma aho kiri, uzakomeza uhagarire ku kuri kari tuyemo. Imana izagukunda. Nagiye kubona ngo na Imana yagurukije support iza gusapotinga urugo rwawe. Numva umukarambira ngo aho unaniriwe ni Imana ikomereje. Ntabwo ikibazo cy'abana ntabwo simbyitayeho, bakora isazanye ubutabazi utawuzi ko uyu mwaka Imana igwaye ubutabazi. Uretse n'ubutabazi ni wawe hari ibintu bishaje Imana ikuyemo, hari ibishya Imana izanye. Imana y'amahoro kubw'ishyaka n'umuhati ugira Uwiteka aragutabara. Rero hari umva ngo buriya njyewe nzasaza ndi umufundi, nzasaza nkora ibi, nzasaza nkora ibi. Ntabwo uzasaza uri umufundi. Urubaka se? Ntabwo uzasaza uri umufundi. Wowe mbo uri umubaji. Ese si bimwe n'umufundi. Wowe rero ntabwo uzasaza uri umubaji. Oya, Imana iguhaye ukorera Imana. Kandi ukorera Imana ufite mbonye Imana iguha inka yo kunywa amata n'abana iwawe. Imana yashize inka. Mbonye ikintu bita kwakira mu biganza. Byari byarabaye gake ariko mbonye Imana iguha umugisha. Numva Imana irambwira ngo umurozi wari warakuroze Imana irakurogoye. Imana irakurogoye. Imana irakurogoye. Imana irakurogoye. Imana irakurogoye. Ni izina rya Yesu. Tawusmani uyu mwaka Imana ikurogoye. Gusaza kwawe kurimo we. Komera Imana amashyi niba ntacyo bitwara. Niko naona mama kidogo nikwambie hii message. Bonya baba bicara. Kama ze kuicara. Kamera ngao bakozi inama. Bona barakuhamagara. Muhuye baravuga ngo twagutekerejeho dusanze waduhagarara hano. Numva umwuka mbwira Imana igwaye guhagarara ahantu nk'umushefu. Uzirinde gusa icyatuma aho hantu uhagaze haba amanyanga. Aho hantu uhagaze uzakomeze wemere mbese uzaba inyangamugayo. Ariko mbonye abantu baguhamagaye, mbona uhagaze ahantu uzakorera amafaranga atari hasi $300. Noneho andi nayo ku cyumweru aje de poche tike esansi n'ibiti byose. Numva umukarambira ngo muri ubwo butunzi Imana iguhaye uzubaheme Imana, mutangemo icyacumi. Imana irakuzamuye. Nagiye kubona mbona wambaye itaburiya y'akazi, mbona ufite office, mbona abantu bajya mu kazi ariko babanje kunyurayo gusinya. Numva umukarambira ngo ubwire ngo iki data nagikora uzakomeza uyisingize. Imana irambira ngo icyo bari barakunyaze Imana irakikugaruriye. Uyu mwaka Imana ukoze mu biganza. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Icyo ngusabye ni icyo gusa, uzaba inyangamugayo, ukugendane n'Imana, ubane n'Imana. Kuko uyu mwaka umuntu azaba inyangamugayo Imana izamurika, ariko umuntu uzaba inyangamugayo Imana izamuha umugisha. Imana izabigukorera mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Haguruka. Rero hari ukuntu ati burangewe naba wenda ngakora kuriya, wenda ngakora kuriya. Umukambwira ngo Imana izaguha kudakora ibyo abandi bakora, kubera ko Imana ikuremeye ubuzima. Nagiye kubona mbona imbere yawe hari ahantu hameze nk'aho mareka amazi
mbona ko twambuka byari bikunze, ariko numva Imana irambwira ngo bwire ngo iguhaye imbaraga zo kwambuka. Mbaza Imana ngo niki, mukarambira ngo n'umwuka wa karani atuma gutajya gusingira, ariko umwuka wa karani uyu mwaka Imana yagukuriyeho. Kabiri naguza mu mwuka oyi, ahubwo Imana iguhaye nawe kuzatanga akazi. Iyo mpamvu ndi gukubwira ngo hari amahirwe yo kuba rwiyemeza mirimo, kuko hari abandi uzahereza iki akazi. Wowe icyo usaba, ntukarambwiye ngo Imana iyereko yaguhaye ntuzaritandukire, komeza ugume ku ntumbero yawe. Imana ihinduye amateka. Cyateje numvise umukobwa ngo iguhaye ubuzima bw'urugo, iguhaye urugo, ubuzima bw'urugo, kandi urwo rugo Imana yubatse, Imana ishizeho, ni urugo ruzatuma umuntu nahagera agira icyo afatamo, kubera ko Imana iguhaye n'ibyo guhakiza abashitsi. Mu bundi buzima Imana yubakiye umuntu hari n'ibyizano byangombwa, kugira ngo umuntu naza ntagira icyo abura, ibyo Imana irabigukoreye. Ikindi uzakomeze gusenga, uzendeke amasengesho mu buriri, kuko umuntu asengera mu buriri aryamye, uzabyirinda. Jya upfukama, bwira Imana ngo Mana ndiho ndakwibutse, Imana izakora byinshi. Yesu akugirire neza. Tuhereze Imana icyubahiro. Haguruka ma. Ijwi ry'Imana ryangezeho rinyereka uri mu isoko. Ahantu wari uri mu isoko, baza Imana ngo ibi ni iki? Nabonaga abantu benshi baza kugurira wowe. Baza Imana ngo iki? Imana irambwira ngo iguhaye gucuruza kandi iguhaye n'abakiriya. Nabonaga abantu babyigana baza kugurira. None igihe wacuruzaga nabonaga urimo kuririmba uzi umwuka, uzi umwuka, uzi umwuka. Numva umwuka arambwira ngo Imana iguhaye ubuzima bufite n'umwuka wera, bufite n'umwuka wera. Kindi kintu data yambwiye, wari ugiye kubyimba amaguru utambutse ibintu hariya ku marembo, ariko nabonye marayika y'Imana bikobuye. Numva umwuka arambwira ngo Imana irinze amaguru yawe. Data arongera kumbwira ngo bwire uzagira ibanga. Iguhaye ubwenge bwo kumenya umubwire, kubera ko ubwenge bugiye gutuma ugera kure. Uyu mwaka Imana iguhaye ubwenge, Yesu agufashe. Inzozi zawe cyangwa indoto zawe cyangwa urugendo rw'ubuzima bwawe rwari kugenda ufashwa n'abantu, kubaho kubera abandi, kubera ko umuntu yagize gutya na gutya, ariko umwuka arambwira ngo uwo mwuka Imana yagukuye, Imana yagukuye. Imana yambwiye mubwire ngo igihe kirageze, ntabwo uri bwongere kubaho kuko abandi baguhaye, nawe ugiye kuguha abandi, kubera ko imbaraga zari zarakurwanyije zatuma udakandagira mu masezerano. Umwuka Imana yagukuye. Ikindi Data yambwiye ngo umuvumo wa nyogokuru wawe iyi tariki ya 3 Imana utandukanyije nawe. Yari yarakuvumye kugira ngo uzapfe ntacyo wigejeje, uzabe nyiragahinda gusa, uzabe nyiragwo, ariko ijwi ryambwiye ngo umwuka wo kuruha Imana igiye ku buzima bwawe. Rero umwuka w'uburushi Imana yagukuye. Tariki ya 3 Imana yakubohoye. Ikimenyimenyi nyuma yo kubyara ubuzima bwawe bwaramanutse, uzazamuka. Ibibazo ukuntu uzabyara nuko bizagenda, Imana iciye inzira. Tuhereze Imana icyubahiro. Icyambere muka yambwiye ngo ubunini bwawe si ubw'uburwayi, ahubwo uri kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Cya kabiri, umuntu yaje ahagarara hafi yawe ameze nkaho yumvise, ariko umukaramba ngo ubwire ngo uyu mwaka utangiye Imana yimanya amakuru yawe, yimanya amakuru yawe. Uko abashakaga amakuru hari impamvu bayashaka,
nabonye umuntu ajya kujya mu bapfumu kugira ngo agutsikame, nabona imbaraga zigutsikamiye nijoro kugira ngo ushake ukagusenga ikanda wagira ngo uruke ikanda. None ikindi kintu wagerageza kumeze nawe uri gukura ibintu kugira ngo ukore ibintu bicemo ukabona wapi. Basi Imana ngo ni iki? Mugaragara ngo umwuka wagutsikamira, Imana iwukure. Iki amakuru yawe Imana irahimana. Hari umwana nabonaga, uyu mwana yagiye kurwara uburwayi, transfer iva Gisenyi ikajya i Kigali, ikajya i Kigali, ikajya i Kanombe, ikajya i Kanombe, ikajya Faisal, kumba ari uburozi. Ariko bwarihishe mu mara, bwarihishe mu mara. Umwuka arambwira ngo turaza gusengera amazi, ugende uhe bariya bana ntubacagure, bose ufite ikibazo araza gukiriramo. Ariko Imana ikurinze kuyoyoka amafaranga ukagurishwa kugira gute uvuze umwana, kumbe cyarakoze n'umuturanyi utishimiye imibereho yawe. Icyo Imana kigukuriyeho cyari kuzahira mu kwezi kwa kabiri utariki 24, wari kuzatangira ubona kandi atagenda kigunga kigunga, kumbe ni ishyari, ni ishyari. Noneho iryo shyari ry'abantu rizana Imana. Muka yambwiye ngo hari ikintu wigeze ukora mu nzu y'Imana gitumye Imana ikurinda kuzenguruka. Pere kositana mendepo sele pi rita seko taya enema delego. Hari ikintu wakora Imana gitumye Imana ikurinda kuzenguruka mu bitaro. Giturinze pere kositebo ukaganya runaka gushingura izo mana z'umuntu yakuranye n'abapfumu mukazikuyeho. Ikintu wakora Imana. Nabonye ufite umutima wo gukunda korali, nabonye ufite umutima wo gukorera Imana. Numva umukarambira ngo Imana ikurinze uzenguruka mu bitaro uvuze ibidariho, uvuze ibitariho. Muganga akabona uburwayi runaka, undi akabona impyiko, undi akabona urwagasha, undi akabona bikarangira imiti bamuhaye ntacyo mumariye. Kumva ikibazo kiri mu mara. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere Imana ikurinze wo gusenga. Mwakomeye Imana amashirizi mu Uganda. Hari amakuru yambutse umupaka ugiye kwakira, araza ari mesi bwo kwicara kuri yo. Hari amadolari Imana iguhaye uzibika icyacu, uzashyize mu madolari uzazira mu Rwanda k'Imana iguhaye amadolari. Hari ibintu wifuje kugura, hari ibintu wifuje gutangira usa nkaho ukora, Imana iragushigikiye. Nongera kubisenge Imana irakwemera. Pele kosatele bande vore saleta pila potisia enema. Yesu arakwemera tu araviguye. Gusita gusabye n'ikintu uzirinda abagore, uzirinda abagore ko harimo banya mu gida nino ubone utumvishe n'akazi kawe. Harimo banya mu gida nino guzabirinde pa. Amen. Itsi karagacika gikomeza kukaryama usenge ukamenya kunanira urambika umusayi irakumva. Komeza usenge kuva umugongo wawe iyi kare yawe marika y'Imana gukozeho. Ije nagaganze guruka ndimo ndeba umugongo, ndimo ndeba umugongo, ariko urataha umva uri muzima, umva uri muzima, umva uri muzima. Haleluya! Imana iragukijije, nta diabete, nta sukari, nta muvuduko, ni icyubahiro cy'Imana. Genda ubyamutuze, Imana irakurengeye. Duhereze Imana amashyi. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya! Mbonye amakato, mbonye amatabanuka. Imana irabwira abantu bateranye, Imana ibahaye gifti, Imana ibahaye gifti. Wakomeye Imana amashyi. Kuba Imana igukijije, hari ikintu Imana igukijije. Kugira
imivumo. Hereza Imana icyubahiro. Tanga abandi, tera haleluya. Tanga abandi, tera haleluya. Imana ibakuyeho imivumo. Imana ibakuyeho imivumo. Imana ibakuyeho imivumo. Imana ibakuyeho imivumo. Yesu agize gute? Yesu agize gute? Haguruka muhaguruka. Cyambere Imana igukore. Iguhaye abandi byo kubagaburira. Cyakabiri Imana igukore. Irambwiye ngo abavukanyi bawe, familia yawe, umuryango wawe bose uzabaka amafaranga. Uzabaka amafaranga. Cya gatatu, ijwi ryambwiye ngo ningubwire ngo intambwe wateye Imana irayigushyigikiye. Komera Imana amashyi banashe. Nabonye ikigandara cyari gifunze inda yawe, ariko ubona kureba nabonye ko Imana agikuraho. Agikuraho. Mbaza Imana ngo niki? Mukaramba ngo cyari gipfunze inda yawe, Imana igikuyeho. Imana igikuyeho. Wakomera Imana amashyi kuri uyu Imana yabaye. Naenda kurubuye. Amen. Yuko mva hano uragura amazi yazana ndase. Ikibazo bamufite. Ariko mwaretse Imana igakora muri rusengero. Haleluya. Mureba. Mubwire ko ari njye nawe ntiduzabanze. Mubwire ko hazabanze wowe. Mubwire ko hazabanze wowe. Ubwo mwembi muzabanza ntacyo bitwaye. Komera Imana amashyi. Ndebe. Cyambere Imana ibakoreye amarira mwangize. Imana yagiye yabonye. Mwana nikoreye ikintu kimeze urabona cyari kigitunga imyenda bazabise abayishyira puberi bategereje kuzayimesa. Ibyo bari nikoreye, ariko uko nakomeje kugenda manuka nagiye mbona kigenda kiva mwembi. Numva mukarambwira ngo imbaraga bari barabikoresha zikire muri rusengero. Amina. Cyakabiri Imana ibakoreye irambwira ngo ingo zabo Imana zirinze kubura umuntu, no kubura amavuta, no kubura akawunga, no kubura umuceri. Wahereje Imana icyubahiro. Imana yashe bigutwara. Imana iri gutabara abantu. Dore rero ikintu cyanejeje igihe twari turimo kubaka hano, yereko nikoreye yereko turi kubaka no rusengero, nabonye mwitanga amafaranga menshi kandi mutayafite, ariko mbona murayabura kandi murayatanze. Nabonye mwitanga amafaranga areje 50, ngo nanjye ndatanga 50. Numva umukarambira ngo mukundisha y'urusengero. Nehemiya yaje kumira kunywa vino, aravuga ngo ngiye kubaka. Basari paratira batobi baramugoye. Namwe mwawe y'icabiki muve muri rusengero mugende kundi se hariya. Arababwiye abagezeho muve muri rusengero mugende. Ariko nanze kuvuga, ariko babagezeho ubundi se hariya. Urusengero Imana yaruvuzeho. Muzibeshe mugende mutasiga amasezerano wabyo mucyanuze uko bizasohorera. Ariko Imana irahaye umugisha kuko mwatumye kubirindira. Imana yamwije murabinginze, mugomba kwinginga Imana mukinga itorero ry'Imana uko nabonye Imana yasuka mufite kwinginga. Iki amavuta y'ubuhanuzi Imana yabasize mujye muzenguruka. Hari umugore uri hano hafi korana n'imbaraga zo mu maso usengeje urusengero agiye gupfusha imfura. Imana imusanze ikikire cyinshi. Imana imubwira ngo nareke ko urusengero
umugore uzapfusha umwana hano ngo kupe cyangwa se uretse. Haleluya. Reka dufate gatoya n'abantu batatu. Haleluya. Ndagira ngo bavuge bango akakanya. Ndagira ngo habe umuntu uri kumva iwe mu bubu hari ibirani hagenda akumva imirindi naza mu kiganza birani hagenda akumva imirindi wala sefi pele voresa numvishijwe rimwe idaze mu kaji wawe yemusi bivuye. Haleluya. Hano hari umuntu Imana igeretse iyo aryamye agira icyo kubura umwuka akumva arashiranye cyane nazamura ikiganza tapale vole kide sedeta numvisha umukambwira ngo bari barabaroze kandi abantu bari barabaroze ni abadamu bagenzi babo ariko umwuka arambwira uwo mwuka wo kurogwa Imana iwukuyeho hano umuntu umeze nkaho ikibazo cya asima nazamura ikiganza asima ndikumva asima tapale vole kide sedeta le monde vous mu izina rya Yesu muve mu kwezi umunsi dukize asima mu izina rya Yesu mwami Yesu wahaye umukozi wawe kureba tumaye nanjye uyu munsi umwishije asima urakoze Yesu. Amen. Ikimenyetso muzabona ni uko ibyabarahizaga mu gatuza tazongera kugaruka ukundi. Yesu akoze igitangaza. Tugiye gusenga mbere y'uko tubasenga n'akunda kubasenga tubakoze ntabwo byemewe niyo mpamvu tugiye gusenga iminota 5 mbere ko nta kundi bahanuzi sinshaka umuntu usenga hagaze wumva icyo tugiye gukora rero tugiye kubwira Imana ngo Mana gutaka kabari turumara bakuhindukije gutaka kabari turumayo bamare kure nanjye natakiye abantu bari icyo babona natakiye abanyibagiwe takiye njyewe amahoro njyewe amafaranga njyewe gucuruza njyewe umugabo njyewe gusenga Haleluya. Turacyari kumwe. Ndagira ngo njyewe ndashaka kuva hano mwese ntabwo bashise ngende nzi ko nzagaruka mwese mwarashubijwe. Impamvu tutasenze neza hari ikintu ntari ntasabye nzabura ibiganza ngusabire vango guheruka kandi naciye imbaraga zo gusenga naciye imbaraga zo kuvuga mu ndimi musenge muvuga mu ndimi vango guheruka kandi naciye umwuka wera wo kwishurirwa guheruka kandi buri mutayibona muzagusenga nitandukanyije nawe aka kanya ngiye gusenga
kazu abare Mushumoka mbwira ngo ubwire reba ari sobora umuntu reba sobora umuntu reba imbere sobora umuntu reba inyuma sobora umuntu ukurika Imana hose Imana yambwiye inkunga ibishizeho uburinzi ijwi ryo garira ngo ubwire ukubona abantu bava ku gusa nta ubundi buryo bandikinziruka niyo mpamvu Imana ishyize indabo zo kukurinda Imana igufunguriye ingendo Imana ifunguye indege Imana ifunguye ibihugu Imana iguhaye ikintu bita ubwenge bumwe budasanzwe ikindi kinejeje Imana iguhaye amafaranga kandi iguhaye no gufasha zamusengesho nawe uzamusengesho nawe uzamusengesho mwese mumurebe Uwiteka Mana izina rya Yesu Kristo wa Nazareti dusenge uravuze muramukoshi izina mu mbaraga zose mu izina rya Yesu amen. Yicarire ngiye ku musozo reka duhaguruke ngana ku musozo badashimire kwihangana mwagaragaje soza rero kugira ngo ngane ku musozo ndagira ngo sorese ku bintu birindwi cya mbere kumva kwa bariturumayo kwamaye kubona by'abantu batandukanye mwuka yambwiye ngo kumva kwanyu kuzanye no kubona cya kabiri abantu bacecekeshaga bariturumayo ntabwo bongeye kumucecekesha kuko bari bamuziho ubuhumyi ntabwo yongeye kuba impumyi yabaye umugabo wo guhamya Yesu Imana yabahaye ubutwari bwo guhamya Yesu cya gatatu abari bamugose cyangwa se abamuhereza bamuhaga ibyo bashatse ibyo basigaje umwuka yambwiye ngo mbabwire uyu mwaka ntabwo muzongera gusabiriza namwe mugiye gutanga namwe mugiye gutanga kandi ndasoza kumva kwa Zaka agahaguruka agiye gushaka Yesu kwatumye Yesu aza mu rugo rwe none namwe uyu munsi mutahanye Yesu agiye kurangiza ibyo mwari mutararangije na data yambwiye ngo Yesu atashye wanyu ibintu birahindutse data anezerewe kandi ndanezerewe uzi ikintu kinejeje nabonye Imana ibarura ibiti barura yandika amazina ishyiraho vi yandika amazina ishyiraho vi irazenguruka muri abo bose ijwi rirambwira ngo uko bose bari hano ntawe uzava mu biganza bya Yesu kino kintu mukivugirize Mungu cya gatanu Mwuka yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ibahaye ibyo gutanga ka ugiye gutunga amafaranga ujye uha abantu amafaranga niba rwari ubavuzi ko Imana atanze ubushobozi si wowe gusa n'abakristo n'abantu bateranye bateranye kuri ubushobozi Imana yakuye ubushobozi haleluya haleluya gatandatu muzi ko ikintu cyose muzajya mukora my goodness, 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 my goodness,
ikintu cyose muzajya gukora kizajya gihabwa umugisha, kizajya gihabwa umugisha. Yaba inkoko izahabwa umugisha, yaba inka izahabwa umugisha, yaba itungo rizahabwa umugisha, yaba ibitunguru bizahabwa umugisha, yaba wahinga inyanya bizahabwa umugisha, wacuruza amanguwo bizahabwa umugisha, wajyana muri konti bizahabwa umugisha. Yes. Data yamishuri arambwira ngo ningira abantu twirirwane ngo mbabwire iki kintu, ngo ikintu cyose muzakora nushaka kuzacuruza amazi ejo Imana izayaha umugisha, nushaka kuzacuruza ibishyimbo bya mitiyu Imana izayaha umugisha, uzanyonga igare Imana izayaha umugisha, uzatwara moto Imana izayaha umugisha, tagisi vatiri Imana izayaha umugisha, uzahinga ibishumba Imana izayaha umugisha, uzahinga inyanya. Haleluya! Imana iki n'umuntu uzakwegera azahabwa umugisha. Ndabikomye nawe uri kumva aho uri hose, ikintu uzakora cyose Imana izagiha umugisha, Imana izagiha umugisha. Yosefu ageze kwa Potifari ibintu byarakunze kuko Yosefu ari umunyamugisha. Imana ibahagurukije nka Yosefu, uyu mwaka Imana izaha umugisha. Amen. 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 Hallelujah. Mbakano kawe. Imana iguhaye amavuta. Imana iguhaye amavuta. Imana iguhaye amavuta. Imana iguhaye amavuta. Sha, ya wakwambara bodaboda. Bazabona ari nziza. Mbega amavuta Imana imanuye. Iri torero Imana isizamo amavuta. Wazi umwe hano uzafasha, n'ababiri uzafasha, kuko ikibafasha kiri hano, kiri hano, kiri hano, kiri hano, kiri hano, kiri hano. Ariko ndabivuga neza, Imana ifashe bivuge neza, ikintu sigaje kidasanzwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hano kandi ndavuga ko Imana sifiwe. Amen sana. Muzukuno gari amoshe yiruka. Muzukuno gari amoshe yiruka. Gataranye ngoreye. Ngomba bwiye. Imigisha Imana ibahaye. Igihe cy'ubutaka mu. Uhoraho. Aranga ngwitorero. Namutera usaribamo. Imana igiye kumugisha n'umwana n'umusaza n'umukecuru b'itorero bagiye kubona umugisha, bagiye kubona umugisha. Haleluya! Haleluya! Ntabwo washobora abakire, Imana iguhaye abakire. Imana ifashe bano bantu ibaha umugisha uko bazahana mwatukanye babaye abakire. Ugiye gushima abantu batakuvunye kuko Imana ibahaye umugisha. Kandi haleluya. Shimwa, shimwa, ibazwa uti uzuye ishimwe muneze. Shimwa, ndashoje imbazo mwami Yesu wazuye ishimwe riva mw'ijuru. Ngiye gusenga mwaguke ndashoje muhumure. Imana
Imana itanga umugisha unyuze mu muryango munini. Imana ibahaye umugisha unyuze hehe? Zamura ibiganza senge ndashobora. Mwami Imana yacu, mbesheje umugisha abantu bose babaye imbere yanjye, abo nahanuriye n'abo nahanuriye, reka bose bahure nawe. Zakayo yahuye nawe, amateka arahinduka. Barituma yahuye nawe, amateka arahinduka. Namani yahuye nawe, amateka arahinduka. Abantu bose biriwe imbere yanjye, ndasenze ngo bahindurire amateka. Iri torero urihindura amateka, uyu mudugudu uhindura amateka, aka karere ukahindura amateka, akagari ugahindura amateka, igihugu cyacu gihindura amateka, isi yose ihindura amateka, abatwumva n'abatureba bahindura amateka. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, imbaraga zatumye bituma yareba, nawe ugiye gutangira kureba. Ibyo utareba nawe ugiye kubireba, ibyo utabonye ugiye kubibona. Uyu mwaka warangiye hari ibintu utabonye, ariko uyu mwaka uzabibona. Komera Imana amashyi, hari ibintu ubonye, hari ibintu Imana iguhaye. Haleluya! Uwiteka arakwibuke n'umuryango wawe. Mwami Imana yacu, sengera abantu bose bari mu nzu yawe kugira ngo umucyo w'Imana ubarasire, ubahereze igikundiro, ubahe n'igitinyiro. Reka amavuta y'Imana abe kuri aba bantu. Guhera ku kwezi kwa mbere, Imana izabarinda uburwayi, Imana izabarinda ubukene, izabarinda ibihombo. Ukwezi kwa kabiri, Imana izabereka ikimenyetso. Ukwezi kwa gatatu, muzagere muri mu mashine. Ukwezi kwa kane, muzabe muri kugaragaza inyungu. Ukwezi kwa gatanu, muzabe muri mu bisubiza. Ukwezi kwa gatandatu, muzabe muri gufasha abandi n'imiryango. Ukwezi kwa karindwi, muzabe muri gusarura. Ukwezi kwa munane, Imana izabereke, Imana izabasukira amavuta. Ukwezi kwa cyenda, kuzabe ukwezi kudasanzwe. Ukwezi kwa cumi, Imana izahereza umugisha imiboko yanyu. Kwa cumi hamwe kwa cumi n'abiri, muzagusoza muvuga ngo ya Mana yatangiranye natwe, yakoze ibitangaza. Uyu mwaka muzashaka abakobwa, ababyeyi muzatera imbere. Uyu mwaka Imana izagurira itorero, Imana izagurira igihugu, Imana izarwanya uburwayi bwa COVID. Uyu mwaka Imana izababe hafi, abatarabuze impaka muzayambuke, Uwiteka azabahire. Uyu mwaka ingumba zizabyare, uyu mwaka Imana izakiza indwara. Yesu azagendane nawe, muzabe inyangamugayo, muzabe abizerwa, muzagende nk'abakristo. Uyu mwaka Imana izabaha imbaraga n'amavuta. Ijambo ryatubwiye ngo Zakayo arahaguruka ahura na Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo barituma yahuye na Yesu arareba. Reka namwe muzarebe kandi Yesu azabe mu ngo zanyu. Ubwo mutangiranye na Yesu muzasozanye nawe. Urakoze kunyemereye nawe ko hari icyo ukoze hagati muri twe. Reka ndarike Bishop Kazungazi gato adufashe gusenga. Ndashaka ko asenga isengesho nanjye akasengera. Amen. Magaraki nawe tanezerwa cyane. Bwana asifiwe. Shoje rero mbasabira ubuntu. Namwe Imana izabaha umugisha. Mwakira umugisha. Yesu ashimwe cyane. Iri torero rizabona umugisha. Umudugudu n'umurenge n'akagari bazabona umugisha. Igihugu dutuyemo kizabona umugisha. Urugo rwanjye n'urwawe ruzabona umugisha. Abana bacu n'abawe bazahabwa umugisha. Ibiharabwe abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Imana izigisha abana bacu umucyo w'Imana barasiga. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi twabonye umugisha abantu batandukanye. Twabonye umugisha ku bakozi b'Imana baje bavuye i Kigali. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kwitanga. Imana ibahe umugisha. Twabonye umugisha kuri Kazungu no kuri Bonane twari turi kumwe nawe. Urumva yaritanze cyane arongera aragaruka. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu.
kandi namwe mwese Imana ibahe umugisha kandi. Haleluya. Nta rindi jambo dukwiriye kuvuga atari ukuvuga ngo Imana ibahe umugisha. Amen. Tukanye rero umwaka dutekereza ko twashyiramo imbaraga cyane kugira ngo abantu bagire ububyutse. Twari tumaze igihe kinini abantu bari mu rugo bihebye, bavuga ngo burije ntabwo buri buke, burije ntabwo buri buke, abantu barakamuka, abantu basubira inyuma. Turifuza ko twakwinjira mu gihe cy'ububyutse. Yesu nashimwe cyane, kugira ngo abantu bongere bagarukane ubumuntu bwo gusenga, bongere bagaruke muri mudu yo gusenga, kwegera Imana no kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndagira ngo rero nsabe abo dusengana, hasubiye abantu kubera baje bagasanga abandi bicaye. Ntabwo nituzajya dusenga, ntabwo tuzajya duhagurutsa umuntu wicaye, ahubwo uzageza agasanga abantu bicaye barangije azajya ataha. Nta kundi byagenda nyine icyo gihe turiho, azajya ataha. Ndagira ngo rumva akangure, ari uwaje cyangwa yazanye n'umushyitsi bajye baza kare kugira ngo babone ahantu bicara duterane. Ntabwo gutaha bisobanuye yuko tutari tumukeneye cyangwa se atarakeneye gusenga, ahubwo nuko yabanguka kwicara mu mwanya we, byaba byiza kurushaho. Urusengero cyari ruto kandi abakeneye Imana ni benshi. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe tutari twashyiraho timu ya kabiri, ubwo no kugira ngo azajya azinduka ku cyumweru, kuko dusenga buri cyumweru. Bari batwemereye indi minsi ibiri mu mibyizi irongera ivaho, ubwo ngira ngo ni ku cyumweru gusa. Ku cyumweru rero n'ubundi tuzaba dufite umushyitsi, tuzaba turi kumwe n'umuhungu w'uyu mugabo ubita Samweli, niwe uzaba uri hano. Haleluya. Nawe rero ntabwo yoroshye, harimo amavuta y'Imana. Ubundi iyo ureba ise uhita ubaza ngo uriya mwana mwana, cyangwa urebye umwana ubundi baravuga ngo uriya ni uwana. Nibyo hari. Noneho iyo yose ari umujura baravuga ntabwo bitangaje kuko na se yaribaga. Iyo umwana akoze icyaha kitandukanye n'uko umuryango wari umeze, baravuga ngo ashebeje iki umuryango. Ariko iyo akoze ikintu bagasanga cyarahabaga, baravuga niko babayeho n'igisekuru cyabo. Rero igisekuru cyabo ni icy'Umwuka Wera. Haleluya. Igisekuru cy'imbaraga, ni abantu b'imbaraga. Azaba ari hano nawe muzamubona, twabuze tuvugana mubwira ngo pese mbivuge kuzaza, aravuga tubivuge nzakora uko nshoboye nanjye inze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwo turimo kwinjira mu kwa kabiri, tuzaba turi kumwe n'abandi timu, abantu bazava muri Nairobi, hari n'abandi bazava Kampala mu kwa kabiri, nabo tuzaba turi kumwe. Turimo kurarika kugira ngo tugire imbaraga, twongere dusubire mu mavuta yo gusenga. Haleluya. Uriya umushyitsi arakomeye. Cyambere ijambo ry'umushyitsi rirumva cyane, ariko icya kabiri ni icyavuze kirakoreka n'ubusanzwe. Haleluya. Kandi buriya umukozi w'Imana nawe yavuga Imana itamubwiye, ariko akavuga ati mwaturiyeho amafaranga mu izina rya Yesu najyana nayo. Ntuzabisuzugure. Yaba atitiye, yaba adatitiye, yaba yivugira, yaba avuga bishaka, yaba atabishaka, apfa kuba ngo ndakwaturiyeho mu mavuta y'Imana yamushyizeho, ni kugenda. Noneho kandi nabwo iyo umututsi cyangwa se ukamusuzugura uzi ngo ni ukwikinira, ngo ni uwo kwanduza hariya hirya ngo urahazi, ngo uramuzi, ngo waramubonye, ugendana n'uwo muvumo kukuvaho, ntabwo bikorohera. Haleluya. Kubera ko iyo Imana itoranyije umuntu mu bantu benshi iba yamubonye ku giti cyayo n'Imana. Niyo yinjira mu muryango igakuramo umuntu w'ishaka, yarangiza ikamushyiraho amavuta ikamutuma. Iyo umwohereje uwo muntu mwigengesere kandi umwubahe kuko yatumwe n'Imana. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka rero nshimire mwakoze. Yaje abatwaye ariko profeta twazana hano. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Mwarimu namubonye, wabwira namubonye, na timu yose nababonye. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka tuhaguruke noneho dusenge Imana. Kandi icyo kihazazira asasange mwiteguye, mbaye
gusengera hano tuzamuye ibiganza tubaha intashyo abagiye i Kigali, abamanutse mbuga ngari muri Erohimu. Aha, Imana ibahe umugisha, mutwara izo ntashyo abagiye i Kigali. Buri muntu wese w'umushyitsi wageze hano atwara intashyo mu izina rya Yesu. Muzamure ibiganza kandi muzigezeyo mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, wabanye natwe, waturinze kandi data wa twese wamanutse uvugana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye rero gutaha no gutandukana, we dutandukane natwe, ugumane natwe, kandi Mwuka Wera agende ku muntu wese, ajyane nawe mu rugo no mu mirimo yose akora, kugira ngo tuzongere guhindura tugaruka mu nzu yawe, buri wese afite ishimwe avuga ngo bya bintu Imana yavuganye nanjye narabibonye. Twese tuzazamura icyubahiro cyawe kandi tugushime, ubuhamya buzatambuka ko uri Imana ivuga kandi igakora. Mu izina rya Yesu, abagenda mu modoka, abagenda n'amaguru, abamanuka, abazamuka, abatambika, buri wese ugendane nawe, udafite ibyo kurya, udafite imyambaro, buri wese umurwanirire, wite ku cyifuzo cye, mubere Imana, urema amashimwe hagati muri twe. Kandi nk'uko dutangiye umwaka dukuyeho iminsi 3, ugendane natwe uyu mwaka, ndetse uduhaze uburame kugeza iteka n'iteka. Ntihazaboneke ko gukenyuka, ntihazaboneke inkuru mbi, ahubwo twese Mwami wacu nk'uko Abisirayeli bagiye mu butayu bafite amashimwe bagatambuka, natwe bari kugendana natwe, ugenda imbere ugenda inyuma kandi tugose mu izina rya Yesu. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bijyane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.